Mark Twain yigeze kuvuga ngo ntago nigeze ntuma masomo cyangwa se ubumenyi nkura ku ishuri bubangamira education yanjye cyangwa se uburezi bwanjye. Ati ibyo bintu bibiri sinjya mbivanga. Uyu Mark Twain ahangaye ibyo avuze byo turumvikana. Bari abanyeshuri barangiza amashuri, urumva ko kundarangije amashuri gatumva ko uri umuntu urenze, ugatugenda ukiyemera ku bandi bantu nyine, ukagaragaza nyine indiscipline, ukumva ko nyine ubuzima bwose bwo ku isi ubushoze nyine, urangije ugiye guhita uza ugahita ubona akazi, ugiye guhita uba umukire, ugiye guhita uza ugategeka abantu nk'uko bakugishije ku ishuri. Gusa ntabwo ariko bimeze. Aka ko turumvikana ibyo hano yavuze Roki nibyo Mark Twain yavuze nibyo, gusa ko tutumvikana naka ngaka banze ukumve nawe wumve. Arongera aravuga ngo umwana warerewe cyangwa se wigishirijwe ku ishuri gusa, ati uwo mwana ni umwana udafite ubumenyi ndetse n'umwana utarize. Icyo kintu sinzi. Hano Roki aratubeshye, ndetse n'uyu mugabo hano aratubeshye. Ubundi si umwana warerewe ku ishuri gusa abaho? Mbere na mbere uwo mwana nawe ubaho, n'aba bana biga muri boarding banyuzamo bagataha vacances zikagira, bakaza bakajya mu rugo bakagira ibyo biga. Ni nayo mpamvu basubira ku ishuri bumva bakumbuye mu rugo, kuko ari byo baba barize mu rugo. Ibyo rero kavuze ati ngo abana barerwa ku ishuri gusa ngo ntabwo bafite ubumenyi buhagije. Oya, urabeshya. Abo bana nababaho, bavuge mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana barerwa ku ishuri gusa nababaho. Abo bana nababaho. Abenshi baravuga ngo ibyo uyu munsi wa none n'abatubanjirije bize n'uburyo natwe twize ngo ni systeme yari yararemwe ishyirwaho kugira ngo tuzabe abacakara ubuzima bwacu bwose. Yigo nyine reka tuba abacakara. None se ko uko ntacyo waba utakoze nyine, ntabwo warya utakoze, ariko n'umunyarwanda avuga nabo ngabo uvuga ngo baremye systeme nabo barakora kugira ngo bari nabo n'abacakara bacu. Oya, ibi ngibi ntabwo biri very sense. Ibi ntabwo biri nyine. Reka n'Imana yarivugiye ubwayo ati tuzarya twakoze twarushye. Nyine kuba umucakara ni ibintu umuntu wese ugisangamo, nta hantu twabihungira niyo tutakiga tugomba kuba abacakara. Ahubwo iyo twize tuba abacakara none bafite n'ikintu bazi, nubwo tuba turi kwiga ibitekerezo hari ibyo tubuze guhuza, ariko iki ntabwo tugihuje. Ni ahantu batakwemerera gutekereza bitandukanye, twese ngo dutekereze kimwe. Kwigisha amaforumire, amatariki intambara zabereye n'igihe ibintu byabereye, amazina y'abayobozi bayoboye ibiki n'ibiki, amateori menshi agiye atandukanye, ibyo nibyo bari kukwigisha. Ko ntabwo bakwigisha ngo tekereza, duha ibitekerezo byawe tubiganireho, tubyumve, undaza n'ibindi bye duhurize kuri ibi. Ntabwo bakwemerera kubaza ibibazo. Ngamwe abantu mwe mujye munyumvira mwanga. Ubu ngo yashatse gufata history ayigire zero, kandi utazi yava ntamenye yajya. Ngo nta hantu bakwigisha ibintu bya kera, nibyo nyine ugomba kumenya. Ese Roki uri kuvuga ngo uko n'ujya uduha ibyegeranyo bya kera ukatubwira ati ngo uyu muntu Michael Jackson iyo batabikwigisha wari kubikura, iyo utabisoma ukabireba ahantu nyine babyanditse wari kubikura. Noneho ikindi kintu gisoje navuga kibi ngo nta hantu ngo batakwemerera kubaza ikibazo. Icyo gutekereza byo tubivuyeho, kuko ngo uri kubeshya. Uratekera nyine, niba ari ugutekereza mutekereza kimwe, gusa iyo ugeze iwanyu utekereza uko ushaka, tugeze muri icyo mutekereza uko ushaka. Ariko aha ngaha ngo nta hantu batakwemerera kubaza ikibazo. Oya, mu ishuri turabaza bakadusubiza. Hari n'igihe ubaza amafuti nyine bakagusubiza uko nguko. Ntabwo Roki aha ngaha ntabwo nawe uri kubizamo neza. Turabaza twebwe bakadusubiza pe uko ubitekereza. N'igihe tujya kubwira ati we byibuze avuga uko ubitekereza, ngiye ngusobanurire nyine uko wakagombye kubitekereza. Aho ngaho nawe ntabwo turi kumvikana neza. Buriya ukuri kwa nyako, nta munyeshuri mubi ubaho, habaho umwarimu mubi, kuko atazi uburyo ki umunyeshuri ari kwigisha yigamo, we azi ngo habaho uburyo bumwe bwo kwigisha. Ibi byo turi kumwe byo ibivuze byo nibyo. Nta munyeshuri w'umuswa ubaho, ahubwo umwarimu ashobora kuba yigisha umunyeshuri nabi, cyangwa se umunyeshuri cyangwa se umwarimu nyine atazi uburyo uwo munyeshuri yigamo. Iki cyo turi kumwe turumvikana. Gusa ibyindi byose wagiye uvuga kereka kiriya kibanza n'iki ngiki nibyo biri turi kumvikanamo fresh. Ariko ubundi ibindi byose wagiye uvuga nawe warize, kandi n'umwana wawe waziga. Ngewe ni ibintu nzi neza. Isi niko nyine, ubwo ngubwo niko tubaho. Ntawe ubaho utakoze cyangwa nawe urya utakoze. Kandi nabo ngabo uvuga ngo baradukoresha, nabo barakora ku bwacu. Ntabwo nabo badukoresha bicaye gusa. Ntabwo turi ibigoryi, ntabwo turi abantu badatekereza, nabo baba bavunitse. Ntabwo umuntu yafata ngakotorera abanyeshuri bangana uko nguko nawe atavunika. Nabo bari gukora abacakara, kandi bari mu bwoko butandukanye. Hari abacakara bikorera amabuye, hari n'abacakara bakora nyine nabo ukabona ko ari cyo bari kwinjiza bigezaho. Kandi nawe ubwo uri kutubwira ibi ngibi nawe warize, kandi umwana wawe aziga. Nongeye mbisubiremo. Rero ndabakunda cyane. Nimba aribyo tudahuje ubyandike muri comment, kandi wiko kugenda ukora subscribe. Nawe muhungu wanjye Iradukunda Jiva. Ciao ciao.
ku bashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse, haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se ku content creator, haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kuyareba aho ngaho imbere, y'abagore, iby'abagabo, kogosha tondezi n'izindi mashini, haba microphone, by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane wahamagara kuri nimero uri kureba aho ngaho twabikugezaho.